baragera gukata ugatanga ari muri tubane pe Wanywaga byeri wareba nabo ukayimena. Uzi ikintu kirenze nta mwanya wabonagaho kunywa byeri. Byeri ni ikintu bafungura cyangwa bakagifungura bakagisuka mu kindi kintu. Muri Spartacus muri tubane uzi ibintu byaberaga. Ariko sinumvise ngo ni Nyamirambo. Ni dudubiza paka ni wadudu gotwaga gato. Washidukaga unyweye kuri mukojo wa shitani. None se ushari ngewe utumva ikinyarwanda se cyangwa washidukaga unyweye kuri mukojo wa shitani. Amita boss lady. Umva ni wadudu. Boss lady. I miss you, boss lady. Nanjye ndebungunde. Ni ngewe utumva ikinyarwanda. Ntabwo mwigeze muhamenya kabisa. Hano ntabwo bahazi. Iyo muhamenya byari kubababaza byatanye. Reka mgrade. Ese uyu boss lady wa muhanzi uhaye Mico. Ushobora kwase kugasanga niho. Long time. Mico the best suko wanganda. Hari harimo imyivu yango ya danje. Papa, boss lady, long time. Nagari imyivu yango. Boss lady wa manzi waranaye munange nkanda umwana wanjye 6 we nasebye. Habaga imyivu yango ya danje man. Abe ni ya danje. Asanjega. Ako nawe wivugishijwe ngo niremera ngo ni. Nyiremera yenda hazi. Ako jiro umuntu umeze nka gasuku n'umutwe mu. Boss lady, baby shots run up. Ariko nigitazabera mabi. Ariko rero byari ibintu byabagaho iyo leta itaza gushyiramo kimetware kuba tumeze nka Sodoma na Gomora. Oya ariko nanone shaman yego ikintu cya mbere papa igihugu cyacu man igihugu cyacu nicyo man kiri mu bintu bya mbere dukesha kuba tumeze gutya tu man urumva sinzi niho umuntu wese ugiye hanze ahita abibona tu ahita abibona yuko man ahantu hose batubwira harenze wenda n'ibihugu bitwegereye tu wenda bakavuga wenda nka Nairobi ni umujyi uteye imbere nibyo koko ni umujyi uteye imbere ariko bro njyewe ikintu kijyanye ariko Mico uzi ikintu kirenze naguciye mu ijambo papa wanjye umujyi uteye imbere njyewe kuri njyewe ni umujyi yego ndibubonemo iyo etage uri kubyumva ariko nkabonamo umutekano mbere yuko mbonamo etage nkabonamo umutekano icyo ni ukuri cyane papa wanjye umujyi uteye imbere ntabwo ari umujyi ufite etage ariko ngo bikansaba niba ngo nsohotse ngo telefone ngo mba nayishize muri poketi walubiye biba byapfuye ntabwo ari ngombwa yuko nayishyira muri walu bya uri kubyumva njyewe uzi ikindi kintu nongeraho se njyewe nongeraho ikintu cyitwa agasuku mani agasuku kaba ari fresh tu urumva ibyo bintu bibiri bifite mu mujyi urumva ubundi ikindi kintu cyiza kiba ari umufungo urumva ibindi byose ntaribi ariko mukageza n'abana bahanzi ariko nanone baririmbye indirimbo ngewe ndanga nasamye kurya ngo n'umuntu nkandaho ibi ngibi is not fair none se uzi ko musigaye muza urumva abasenzi bankandagaho bagahita babarangarira bagahita bakandonge bakanyima ikibazo nyine n'abo bantu bawe ugadfa Freddy wa manzi nanjye ndebungunde niko mayiji nakabonye akaboro kawe mayiji kumpa no kwiteganyiriza kora ibitangazo ngize agasuzuguro inde se gadfa ubwo bita mayiji mayiji ni umusirikare nawe uba ugerageza kwigaragaza gake gake tujya kuryama umukobwa basezeye kuva kare
kiwahereye usezera naho ibindi mwamiri kuvuga rero Mico urumva turi kubona ahangaha ariko iyi ni konseri yo mu Rwanda y'i Burayi muri Amerika izabera mu Bubiligi ejo bundi bro. mu Bubiligi umuntu bita Kinyusa azaba ari kumwe n'umuntu bita Shiba Karunji umutinganyikazi wa mbere wahisemo kubireka akabyara. Oya none se iyi boro upostinze ni ubona rero na depende ibi ni ibya n'ibyo mu Rwanda ubwo nawe urimo ni nuza ni Prince Melody na depende izabera i Bugande kuko yarabateranye kabisa ni igiterane cyangwa iyi sesiyo yarayibaye ni igiki cyaraye kibaye nabonye abantu bandi kubasiza mwamenye nta kintu kirabaye abasaza bica umpeti ni murumuna wa Ragadi ngo amwita Inosbi Serwa Kongole matata ngo Ragadi nise mwibuka akuzi kuri wikije Ragadi mwana Ragadi wallahi uramwibuka neza baragiye Ragadi yigeze kunkoma rero ahantu bita muri Serena i Kigali yakoze show wenyine ngira ngo ni umunsi wo kubeshya ahubwo uzi ikintu giteye ubwoba noneho kirenze u Rwanda rwabaye amahanga reka nkubwize ukuri kuba wakumva ngo Kendrick ngo yaje gutaramira u Rwanda rwabaye amahanga papa Kendrick azi Kigali bande ntago wababara oya nyine u Rwanda rurenze u Rwanda rwamaze kwidestinga kandi mu bintu byose byose none n'abaragadi ndakubwiza ukuri 40% urubyiruko ruhari ubu ngubu ntabwo ruzi Ragadi oya Ragadi no kumuvuga byo ubwabyo biba bisekeje biba bisekeje no kuvuga izina Ragadi wese ubona ameze nk'agaseke njyewe ndumiwe ngiye kumva Ragadi muri kino gitondo Ragadi Gigwa de Sawe harya niko yavuga Gigwa de Sawe Tereza akomana basirikare tujye dushimira igihugu cyacu dushimira Imana dushimire n'ababyeyi bacu nabo batubyaye kabisa abantu mukomeje kunkanda y'indabo mukomeze mubikore abantu mwese muzi ko munkunda ari buri umukobwa hano uzi ko wigeze kunkundaho ukaba unyumva ukankunda kandaho indabo unkanda ibintu byose byo bihure katfare kangwizo ko ku munsi nta mukobwa uri bugutemo ndakora iyi ku munsi wa Saint Valentin nta mukobwa uri bugutemo pe ntabwo umunsi ni Saint Valentin mu ndebe mu ngunde dore nda n'umukunzi ngiraga wega boro rugo gurongo wanyikundira reka nce ngoro rugo gurongo mwana wange nyikundira unyikandira nakamani gani k'icyatsi k'icyatsi ga niba kabaga ari icyatsi niba kabaga ari ubururu ndi kwibuka reka nkugororeze muri ugu gutima gwange gujya gukundana n'ugwawe nukuri ngandari ge wabona unde ishagara ugasanga mbonye umugabo kuri Saint Valentin mucakiri wabibonye iyo utanze igisha zirakugarukiraga gucakiri wabibonye ibintu bagukanzeho cakiri uwo umugabo ongera ukandeho ugundi umutima nibura haze babiri nzitiremo umwe Tereza wanjye ubagarira rwose kuko ntabwo zirizera n'irizarumba mbe mbatendetse nzareba ufite gahunda yo kumbwira ngo tubane bwa mbere niwe nzemera Tereza ameze ariko uzishakira uwo bita uzishakire ka morale neza kandi Kamurari cyangwa harya yitwa nde Kamurari
wa wundi ugize bijya 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 se iyo bijya arashaje afite umugore n'abana bijya bijya ni umunyamahanga umugabo w'imanzi kabisa. umugabo w'imanzi turaguha amanzi rero reka tugushakire imanzi. Oya umugabo udafite umwana burya abaga ari imanzi. Umugabo dufite abagabo 3,000 badafise abana. nese tere naje agasanga ufite umwana wowe Je mfite umwana nyine je nasuko naba mfite umwana ngashaka n'umugabo ufite umwana. Wowe urishakira umugabo udafite umwana? Akamfasha kwirerera umwana wanje tukamukunda uwo. None se urashaka yuko agufasha kurera umwana wawe? Tukanabyara n'abandi bana. Kandi cyane cyambere numvishe no kushaka yuko akurerera umwana wawe. Oya nese simukujije. Niba